Yesu ashimwe. Ni njyewe Aline, Apostle Aline ukuri nkunda. Mfite message ku itorero. Ejo nijoro naragenderewe, umuntu araza arambwira ko hari ibyago bigiye kuza, kandi ibyo byago bikazatwara abakristu bagombaga kuba basengaga batagisenga nka mbere. Mbese n'abakristu basubiye inyuma, n'abakristu batakiri mu mwanya wabo, n'abakristu batakicaye cyangwa batari mu muhamagaro Imana yabahamagayemo. Iyo mvuze umuhamagaro ntabwo mvuga ngo kuko ukitwa pasiteri cyangwa uri kuvuga Imana, hoya. Ni ukuba aho Imana yagushyize. Benshi bataye imyanya yabo Imana yabashyizemo. Benshi ngo ntibagisenga, ngo niyo mpamvu rero ibyo bintu bigiye kuza bizica abo bantu. Kubera yuko igihe kizaba kigeze, ahubwo ni ukubera yuko batakira abakristo b'ukuri bavuye mu myanya yabo. Ndibuka ko navuze nise kuki umuntu atiruka kubabwira, nirutse nsanga hanze hari umukara, ibintu biraturika, byari birebire. Icyo nzi nuko abo bantu ntibagombaga gupfa, ariko bazapfa kubera ko batakiri mu mwanya w'Imana. Kandi muri ibyo bitero bije bizaza nabyo bibatera. Rero niba uri umukristo, isuzume, urebe aho uhagaze, urebe ibyo ukora, urebe niba ukiri mu mwanya Imana yaguhamagayeho. Si ibyo kuvuga ngo ni ukuvuga Imana ugira gute, nabyo nibyo, ariko urebe mu buzima bwawe, kuko benshi ntabwo bakiri mu myanya Imana yabashizemo kubera ibigeragezo cyangwa kwicira inzira, ukumva yuko gukorera Imana, ukomeza kuvuga Imana, ukumva ariko ibyo bizagukiza. Ariko ni ukubaha Imana igushaka, kwicara aho igushaka, kuba mu byo Imana igushaka. Nawe urebe ko ukicaye aho Imana yagushyize cyangwa bivuyemo. Torero ni igihe cyo kubyuka, ni igihe cyo kuba serious, tukava mu bintu byo gukina cyangwa cyo koroshya ibintu, tukumva yuko Yesu ni urukundo, byose abyemera, ariko siko biri. Kuko nabibonye ntabwo ariko biri, ngo Imana ikunda abayumvira kuruta ibitambo. Hari byinshi dukora, byinshi turi gukora, ariko we Imana itabona. Hana babiretse batagisenga nka mbere, batacyubaha Imana, mwiciriye inzira, twiciriye inzira. Twisuzume, twitegure kuko Yesu araje, kandi hari n'ibintu bigiye kuba bizatwara bamwe batagombaga kugenda. Yego, ni igihe cyo kubyuka, tureke gukora itorero zacu, dukora itorero za Yesu Kristo. Itorero ni irya Yesu, afite uko ariyobora, tugomba kubyumva tukayoborwa. Imana ibahe umugisha.